Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyagatare, ni amakuru atari meza azindutse havugwa, ni amakuru akomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu turimo kubagezaho amakuru yacu. Santere y'imwe igize aka karere ka Nyagatare yafunzwe ku mpamvu itarimo kuvugwaho rumwe n'abaturage. Mbese ushobora guhita wibaza ati yafunzwe nande? Ese yafungiwe iki? Ese abaturage bagiye kubaho gute? Ese ubuyobozi bwo bwaba bwatangaje iki nyuma y'uko iyi santere igize aka karere ka Nyagatare ifunzwe ku mpamvu abaturage batarimo barumvikanaho n'ubuyobozi? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twabutegura uyu munsi. Icyakora cyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukaramuse amakuru yacu. Urabona ijambo subscribe cyangwa se abone utukandaho, n'akazugira akaza nako ntugasige utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tubavira imuzi n'umuzingo y'icyatumye santere igize akarere ka Nyagatare ifungwa abaturage bakajya mu gihirahiro. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru barimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ukigera mu karere ka Nyagatare usanga abaturage bacururiza muri santere y'ubucuruzi ya Bugaragara bose bifashe mapfubyi, bibaza uko bagiye kubaho nabo byabashoboye. Nyuma y'uko iyi santere ifunzwe, abahacururizaga bakibaza uko ibicuruzwa byabo bigiye kubaho kuko byatangiye no kwangirika ku buryo bukomeye. Ibi byagaragajwe n'abacururiza muri santere y'ubucuruzi ya Bugaragara mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare, aho bavuga ko bamaze iminsi 3 bafungiwe ubucuruzi bwabo kubera kutagira imashini itanga inyemezabwishyu ya IBM. Ibintu byateye igihombo kuri benshi, cyane cyane abacuruza ibihita bisaza vuba. Umwe mu baturage wafungiwe ubucuruzi bwe witwa Muteteri Annette ucuruza imigati na yogati, avuga ko aribwo yaragitangira ubu bucuruzi, ari nayo mpamvu atigeze atunga iyi mashini ya IBM. Uyu muturage kandi avuga ko akimara gufungirwa ubucuruzi bwe yahise ajya kuyisaba ndetse aranayihabwa, ariko kubera ko ataramenya kuyikoresha banga kumufungurira ubucuruzi bwe kuko ku buryo bimwe mu bicuruzwa bye byamaze kwangirika ku buryo bukomeye. Uyu muturage mu magambo ye ubwo arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati bafungiye ku wa kabiri sinari mari, nari nagiye kwa muganga, ariko ku wa gatatu niriwe Nyagatare barayima. Ibintu byatumye ngura telefone y'ibihumbi 115, ariko nubwo nayibonye banze kunyingurira kuko ntazi kuyikoresha. Undi muturage nawe witwa Daniel Namukunzi nawe wafungiwe avuga ko batanga gutanga inyemezabwishyu z'ikoranabuhanga za IBM, ariko nanone batunguwe no kubafungira ubucuruzi bwabo kandi hatarabanje kubaho ubukangurambaga. Ikindi avuga ko kuba baramaze kuzigura bakabaye bafungurirwa ubucuruzi ndetse bakanahabwa amahugurwa ku ikoreshwa ry'iyi mashini, kuko benshi batize n'abize bakaba batabyigisha kuko bashobora no kubikoreramo amakosa akomeye. Uyu muturage nawe ubwo arimo araganira n'itangazamakuru yagize ati badufungurire kuko twatangiye kujya mu bihombo, IBM turazifite ariko nanone bakwiye no kuduha umwanya wo kuziga, bafite abakozi bakwiye kuza bakatwigisha kuko ibintu by'ikoranabuhanga wanakoreramo amakosa akomeye cyane. Aba bacuruzi bavuga ko gufungirwa ubucuruzi bigiye kubagiraho ingaruka kuko ariho bakuraga amafaranga abatungira imiryango, kwigisha abana n'ibindi bikenerwa mu buzima busanzwe.
Ibi bikimara kuba twifuje kuvugisha umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu karere ka Nyagatare Rutayisire Alexandre avuga ko abacuruzi bose bari barafungiwe bafunguriwe ubucuruzi bwabo kuri uyu wa kane tariki ya 12 Nzeri 2024. Uyu muyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu karere ka Nyagatare Rutayisire Alexandre ubwo yasubizaga umunyamakuru yagize ati baraye bafunguriwe bose, imodoka yacu yari ihari nimugoroba, bafunguriwe abantu bari barafungiwe ubucuruzi bwabo kubera kudakoresha IBM. Uyu muyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu karere ka Nyagatare Rutayisire ntiyifuje ko dukomeza kuvugana, ahubwo yaduhaye umukozi mugenzi we wagiye mu gikorwa cyo gufunga aya mazu y'ubucuruzi, wahise abwira umunyamakuru ko batafunguriwe ubucuruzi bwabo byatewe n'uko bashatse ikoranabuhanga rya IBM mu buryo bw'uburiganya, ndetse hari n'abatarabona iri koranabuhanga. Umwe mu bahagarariye abikorera mu murenge wa Rwimiyaga Gashugi Kasimu avuga ko nubwo habayeho uburangare bw'abacuruzi ntibitabire gukoresha IBM, ariko nanone ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro nacyo ko kitigeze gikangurira abacuruzi kuyikoresha. Gusa abaturage bo muri kano karere barimo gutaka batabaza bavuga ko ibintu byabo bigiye kwangirika, kandi ko umuyobozi ibyo avuga ari ukubeshya kuko nta muntu n'umwe barafungurira. Hari umwe mu baturage bo muri kano gace nawe wafungiwe kubera kudakoresha IBM. Mu magambo ye yagize ati ko ngewe mbyujuje ko bataje kuwufungurira, ahubwo ibintu byacu birimo gupfiramo bazabyishyura. Komiseri wungirije ushinzwe ubugenzuzi bw'imisoro mu kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Emmanuel Mbera aherutse gutangaza ko impamvu ituma hari abacuruzi bakorera ku jisho bakirwa bihishahisha abakozi b'iki kigo ari uko baba batujuje ibisabwa, cyane cyane uburyo bwo gutanga inyemezabwishyu, inyemezabuguzi izwi nka IBM. Gusa ahora abakangurira ko baba bagomba kubahiriza ibisabwa kugira ngo nabo babashe guteza imbere igihugu binyuze mu gutanga fagitire za IBM. Ni naha natwe kandi dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Icyakora icyo tugusabye nuko wadutera inkunga maze ukara munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.